Ndagushimiye wowe wafashe umwanya ugafungura ino video, ni ukuri by'agaciro. Imana mu ijuru iguhe mugisha. Ariko nanone saba umuntu utarakora subscribe kuba yakanda hariya ku magambo atukura rwose ibintu akabikora neza. Hanyuma nanone ukajya harakunzogera naho rwose ukahita ukora ibintu neza, maze tukaba twembi turafashanyije. Hanyuma rero nk'uko umukunzi wacu yari yabidusabye ati dukeneye amakuru ahagije kuri FL Studio, nibyo ngiye kuba nakora, nkabaha amakuru nyine ahagije nyacishije muri iri somo. Iri somo tuzajya twigaho ibyinshi ku bijyanye na FL Studio uko iminsi izagenda iza. Hanyuma rero turihuta cyane, tugiye kureba ibintu by'ibanze ukwiye kumenya kuri FL Studio. Reka twihute turebe. Okay, porogaramu yacu imaze gufunguka. FL Studio rero ni imwe muri porogaramu zikoreshwa mu gukora imiziki cyangwa se muri musical production. Ikaba ari imwe mu cyo twita digital audio workstations cyangwa workstation. Nk'uko namaze kubivuga, ni amaporogaramu ari soft umuntu ashyira muri mashini cyangwa se muri mudasobwa, ikaba yamufasha rero muri cyo twita musical production, mu gutunganya umuziki. FL Studio rero ni porogaramu y'Ababiligi, ikaba yaravumbuwe mu mwaka w'1994, ikorwa na company nyine y'Ababiligi yitwa Imageline. Iyi porogaramu rero ni porogaramu ikunzwe cyane, irakoreshwa bitewe na quality zayo tuzagenda tusobanura. Turihuta cyane, reka tujye ku cyo turebe, duhere ku cyo twita file. Ngira ngo murayibona hano. Kimara gufungura porogaramu yawe ituza hano kuri file. Okay, tuza kuri file, ngiyi file yacu ngiyi. Arangiza uhaklike, maze kuhaklika itaza runo rutonde muri kubona, hari new rero ikimaze. Iyo ugiye gukora projet nshya uza hano kuri new nyine ukahemeza, ugakora projet yawe. Hano ni ukuyifungura ya projet yawe, hano kuyisavinga. Hari igihe projet utayirangiza ukaba wayisavinga nyuma ukazayikomerezaho. Projet ushaka kuyirangiza ukayipotinga cyangwa se ukayiexportinga. Kuexportinga ushaka kuyiexportinga mu buryo bwa MP3 file, ni nabwo bwishi bukora ubwo nyine akenshi nka audio nyine. Ukaza hano file wayivaho ukajya kuri edit. Edit ni igihe hari ibyo ushatse kuba wakeditinga, add igihe ushatse kugira ikintu wongera muri projet yawe, wenda nk'urugero nka layers of sound cyangwa se texture. Naho uraza ukahemeza. Muri kubona ko haza urutonde rw'ibintu bitandukanye, harimo nka bass, drama, ingoma, base, harimo ijwi rya sakura n'ibindi byinshi cyane. Ushaka kongeramo nk'ijwi, dufata urugero nk'iri, ukaza kuri view rero. Kimaze nayo urabona ushatse ngo gushyiramo piano rero ritarinze guca kuri channel rack, ushaka kuhita uza ukahita uyemezaho, ikabiraje ngiyi. Murayibona. Katugenda dufata urugero, harimo kadushake dushyiremo irindi jwi.
Murumva yuko dukoze melody tuyikore hano muri piano roll. Navuga yuko piano roll nyine ni piano ariko iri soft biri muri machine igufasha kuba wagenda ukora ama melody atandukanye. Nyuma yo kuva kuri view reka tujye kuri options. Naho nukuza nyine ukayemeza cyangwa ukaklika, amara kwaklika kaza no rutonde. Wenda urugero dufitemo midi setting. Midi setting rero ni buriya buryo bwo guhuza mudasobwa cyangwa se computer n'ibindi bikoresho bya muzika, wenda nka gitari ukoresheje nyine yitwa midi, yitwa sound card cyangwa se audio interface. Kaza hano kuri kino gice muri kureba hano nanditse ngo party, kaza nanditse ngo song. Party rero uhemeje ubugira ngo wumve track eshyo uri murakora cyangwa se party uri murarema ukuntu imeze. Katwemeza wenda urugero nkino party natwe twakoze. Ariko kuba yuko nta ndirimbo nyine turamara kurangiza gukora, umva nta kintu twakumva. Tujya ku cyitwa recorder. Rero ni igihe ugiye kurikodinga track uraza ukemezaho. Hanyuma kugira ngo utaza gusiga tempo ituzana kuri metronome ukahemeza. Imaze kwemeza rero kajya kuri recorder ukahemeza kuri record. Bimaze gukanda kuri ino record itaza ishusho imeze gutya. Hanyuma ukahita wemeza hano kuri notes and automation ukahemeza, ukahita uzana no gatangira pa pa pa. Sorry gato, buriya twari turi kuri song ntabwo byari gukunda. France twemeza hano kuri party, tumara kwemeza tuze kuri recorder, tuze kuri note and automation tuhemeze. Hanyuma pa 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 pam 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 pam. Hanyuma ukemeza. Iyo umaze kuri recording ukahita uza ugakanda hano party yawe, record yawe amaze gukora ukahita uyibona. Hanyuma hano hari tempo, hano ni uburyo buganya nyine umuvuduko w'indirimbo. Dufite 80 bpm, 90 bpm uhitamo tempo bitewe nyine n'umuvuduko w'indi. Dukomeze twihute cyane tujye kuri partner. Hano nanditse ngo partner. Hano rero niho ugenda ushyiraho ama tracks atandukanye. Urana tracks ya mbere, ya kabiri, mukahita uza hano tracks ya kabiri yacu ngiyi. Wenda dukereye kiki. Iyi ni track ya kabiri dukoze. Ushaka kwanakora n'iya gatatu, ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo ndaca he kugira ngo nkore indi track runaka. Hanyuma rero ahangaha ni igihe ushaka kuzana
hanyuma tukajya kuri channel rack. Aha niho ushobora kubakira biti, ahantu ushaka kuba rwose waza no wahita umixa cyangwa equalizing amajwi yawe. Ku bantu batazi equalization ni nabyo niyo tuzagenda twiga, ni uburyo nyine bwo kugenda balance amajwi wagiye ukereya. Kandi tufate nk'urugero twubake hano nka biti. Hanyuma tukira hano, murabona hano hano urahaza ukakirika kuri packs, ugenda uhitamo amajwi atandukanye, nka hertz, ukajya kuri ugahitamo amakip kumva ushaka. Hanyuma kano uragafata ukakazana hano, ukagashyiramo ahangaha, ugahita ujya hano kuri hano kugendanye no mix amajwi yawe. Hanyuma rero ndagushimiye kuba wakurikiye. Mu isomo rikurikira none tuziga uburyo ibi byose bigenda biba byakoreshwa. Komeza ukore subscribe, niba utarakanda ku nzogera nawe ukandeho, kandi nashishikariza n'abandi gukurikira ano masomo kuko ni meza cyane. Ndagushimiye ko twabanye, Imana iguhe umugisha.